Kimwe mu bimenyetso kindi Imana yambwiye, Imana yarambwiye ngo bamwe mu bantu uzi bakomeye muri iki gihugu cy'u Rwanda, bakomeye muri iki gihugu cy'u Rwanda, bamwe b'ibyamamare. Buriya ndayibaza ni none se Mana, aba bantu bigaruye ntabwo wababarira? Imana irambwira tumva, nubwo ngutumye kubivuga kuri kamera, si wowe wa mbere, suri n'uwa kabiri, suri n'uwa gatatu, suri n'uwa kane, suri n'uwa gatanu. Irambwira ngo hari n'abandi bakozi b'Imana Imana yagiye ihereza ubwo butumwa bakabutambutsa, ariko ngo bamara kubwumva niba biha agaciro. Imana irambwira ngo nicyo gituma Imana itazaceceka. Imana ijya kuma ubutumwa bw'itorero rya ADEPR yashingiye kw'iri jambo, imbwira ngo iyo irebye bamwe mu bayobozi b'itorero bitwa ko bayoboye itorero, isanga barononekaye mu maso yayo nk'uko uriya mushumi wari warononekaye ari ntacyo ukimaze. Imana irambwira ngo yabagiriye icyizere, ibahereza amata yo kunywa, ariko ntibabasha kumenya ngo mbese Imana yatugiriye neza twayitura iki. Noneho icyo bituye Imana ngo ni ukwinjira mu byaha bitandukanye, kuko Imana yamishuriye iby'abayobozi bamwe. N'iri joro Imana yasanze icyambere, Imana yambwiye ngo iyo bazi yuko uvugisha ukuri, ukaza ukavuga ukuri kweruye, kwerekana abantu ko bakwiriye kuva mu byaha bagahunga umujinya uzatera, rimwe na rimwe ngo ntabwo bakwihera ijambo, ntabwo bakwemera, niyo baba bazi yuko Imana igukoresha karijana, nta mwanya ngo bakwihera. Imana irambwira ngo kubwo kuzimya umwuka w'Imana mu itorero, Imana irambwira ngo mbabwire ngo iramanutse, ngo uko abambere bahungumutse ku buyobozi bakavaho, Imana irambwira ngo niko n'ubundi bigiye kumera, ngo kandi ngo muri iki gihe cya none ngo ibigiye kuba ku bayobozi b'itorero, bamwe bagiye binjira mu byaha, bagafatanya umurimo w'Imana no kuvangavanga no kuvanga n'ibizira. Irambwira ngo kuvaho kwabo kugiye kuba kubi cyane kuruta uko ababanjirije. Irambwira ngo aba bantu yabahaye akazi kubera yuko bayitakiye, baranayisaba bati Imana nutugirira neza natwe tuzakubaha, tuzubahisha izina ryawe, tuzagukorera. Noneho Imana irabyumva, ibaha akazi kabahemba amafaranga bakabaho neza. Noneho bamaze kubona akazi, Imana irambwira ngo dore muri abo ngabo bamwe nibo bari gusambana, bamwe nibo bari kugambanira bagenzi babo, bamwe nibo bari gukora ibyangwa n'amaso y'Imana. Mbese irambwira ngo bamwe nibo bari kwinjira mu byaha by'indengakamere bibabaje Imana. Imana irambwira ngo ishyizemo ikinyuranyo, intebe zirahindutse. Nibyo nkuko mubivuze, naturutse mu ntara y'Amajyaruguru, karere ka Musanze. Ndi umugabo wubatse, mfite umudamu n'abana 3, sengera mu itorero rya ADEPR Paruwase ya Muhoza ku rurembo rw'Amajyaruguru. Bityo rero mfite ubutumwa Imana yampaye ku bayobozi b'itorero rya ADEPR n'ubuyobozi bwa leta bwite. Bityo rero nifuze yuko uyu munsi nabutambutsa. Murakoze cyane rero kuduha ikaze. N'ubundi ubwo butumwa dufite bushingiye ku ijambo tugiye gusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Imana ijya kuma ubu butumwa yampaye ijambo riri mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 13 umurongo wa mbere kugeza 7. Haranditswe ngo Yeremiya 13 umurongo wa mbere kugeza 7,
haranditswe ngo uko niko Uwiteka yambwiye ati genda wigurire umushumi w'igitare uwukenyeze n'uwukoze mu mazi, niko kugura umushumi nk'uko Uwiteka yavuze, maze ndawukenyeza. Ijambo ry'Uwiteka rinzaho ubwa kabiri riti enda uwo mushumi waguze uwo ukenyeje, uhaguruke ujye ku ruzi Ufurate, uwuhishe mu kobo ko mu rutare. Nuko ndagenda nyuhisha kuri Ufurate nk'uko Uwiteka yanegetse. Hahise iminsi myinshi Uwiteka arambwira ati haguruka ujye ku ruzi Ufurate uhakure wa mushumi nagutegetse kuhahisha. Nuko njya kuri Ufurate ndacukura nkura uwo mushumi aho nari nawuhishe, ndebye sanga umushumi warononekaye ari ntacyo ukimaze. Amen. Bityo rero Imana ijya kuma ubu butumwa nk'uko tubisomye mu ijambo ry'Imana. Uyu muhanuzi Yeremiya ari mu bahanuzi bakuru muri iki gitabo cya Bibiliya, ariko Imana ishaka kumuha ubutumwa ku bantu bayo yaramubwiye ngo nagende agure umushumi. Yeremiya yumvira ijwi ry'Imana, aragenda agura umushumi nk'uko ijambo ry'Uwiteka ryari rimubwiye. Umushumi amaze kuwugura, Imana yamubwiye ngo nawukenyeze. Umushumi arawukenyeza. Noneho ngo hahise iminsi myinshi, Imana iramubwira ngo fata wa mushumi ugende ujye ku ruzi Ufurate, ucukura kobo uwo mushumi uwuhishemo. Yeremiya rero arahaguruka nk'uko ijambo ry'Uwiteka ryari rimubwiye. Ageze ku ruzi Ufurate, acukura kobo, wa mushumi arawuhisha, arataha. Hahise indi minsi myinshi, ijwi ry'Imana riramubwira ngo ngera usubire hahandi wahishe wa mushumi uwuhakure. Ngo nuko Yeremiya arahaguruka ajya ku ruzi Ufurate, areba hahantu yahishe wa mushumi, ngo asanga warononekaye ari ntacyo ukimaze. Imana ijya kuma ubutumwa bw'itorero rya ADEPR yashingiye kw'iri jambo imbwira ngo iyo irebye bamwe mu bayobozi b'itorero bitwa ko bayoboye itorero, isanga barononekaye mu maso yayo nk'uko uriya mushumi wari warononekaye ari ntacyo ukimaze. Imana irambwira ngo yabagiriye icyizere, ibahereza amata yo kunywa, ariko ntibabasha kumenya ngo mbese Imana yatugiriye neza twayitura iki. Noneho icyo bituye Imana ngo ni ukwinjira mu byaha bitandukanye, kuko Imana yamishuriye iby'abayobozi bamwe. N'iri joro Imana yasanze mu iyerekwa ry'inzozi igira iby'imishurira, inyereka bamwe bari mu byaha by'ubusambanyi kandi ari abayobozi bayoboye itorero ry'Imana. Imana inyereka bamwe banywa inzoga kandi bitwa ngo ni abayobozi bayoboye itorero ry'Imana. Imana irambwira ngo bimwe mu byaha abayobozi b'itorero bagiye kuzira bariho ubu ngubu muri ADEPR ni ukuzimya umwuka w'Imana, kuko icyambere Imana yambwiye ngo iyo bazi yuko uvugisha ukuri, ukaza ukavuga ukuri kweruye, kwerekana abantu ko bakwiriye kuva mu byaha bagahunga umujinya uzatera, rimwe na rimwe ngo ntabwo bakwihera ijambo, ntabwo bakwemera, niyo baba bazi yuko Imana igukoresha karijana, nta mwanya ngo bakwihera. Imana irambwira ngo kubwo kuzimya umwuka w'Imana mu itorero, Imana irambwira ngo mbabwire ngo iramanutse, ngo uko abambere bahungumutse ku buyobozi bakavaho, Imana irambwira ngo niko n'ubundi bigiye kumera, ngo kandi ngo muri iki gihe cya none ngo ibigiye kuba ku bayobozi b'itorero bamwe bagiye binjira mu byaha, bagafatanya umurimo w'Imana no kuvangavanga no kuvanga n'ibizira. Irambwira ngo kuvaho kwabo kugiye kuba kubi cyane kuruta uko ababanjirije. Imana idufasha cyane kumva ubu butumwa. Iyo ubutumwa nk'ubwo Imana ibuguhaye ntabwo itanga wenda
navuga ngo iki intsinzi wenda bivuge ngo bashobora kwisubiraho ibyo ntibibe cyangwa biba bimeze gute? Okay, burya rero Imana ijya yivuguruza, ni nayo mpamvu Imana itubabarira. Nk'ubu ubu butumwa bakimara kubwumva wenda bagahindukirira Imana by'ukuri, Imana yakwigarura. Ariko njyewe Imana yambwiye ngo nibatihana iramanutse kandi imanukanye n'inkoni yayo, nk'uko ijambo ryayo ribivuze hano mu gitabo cya Amose igice cya 2 umurongo waho wa 4, tuhasanga ijambo ritubwira ngo igicumuro cya Yuda, ibicumuro 2 bya Yuda, 3 bya Yuda, ngo ndetse 4 ngo bizantera ngo kutabakuraho imbabazi. Byumvikane yuko mu gihe ibyaha bikomeje kugwira kandi abantu bakagombye guca bugufi bagahindukirira Imana, nibo bashyigikiye ibyaha, nibo mbese bari kwemera yuko ibyaha bikomeza gukorwa nabo ubwabo bakabikora. Imana yambwiye ngo nibatihana iramanutse, kandi Imana yambwiye ngo 2024 mu kwezi kwa 3, ikimenyetso cy'ibyo ndi kubabwira yambwiye ngo abeshi bazatangira kukibona mw'uko kwezi. Niho Imana izatanga ikimenyetso cy'uko iby'Imana ivuganye nanjye kuri iyi kamera byose bazatangira kubibona. Kandi Imana irambwira ngo ibabajwe cyane n'ubutumwa bwagiye burafungiranwa, bwakagombye gukiza abantu. N'ubundi abantu bakareba bakavuga batumva uriya muntu ntabwo twamuha ijambo kubera yuko ntabwo avuga ibyo dushaka. Mbese muri iyi minsi abantu barashaka abayobozi cyane, ndavuga ku bayobozi b'itorero, nk'uko Imana yampaye ubu butumwa, barashaka yuko njyewe ngenda nkahanura ibyo wenda bashaka kumanura, mvuga ibyo bashaka ko mvuga. Ibyo ngibyo Imana yambwiye ngo mbabwire ngo nibyo biri mu bintu biteye Imana gukora, kuko abantu babeshye n'Imana baravuga ngo iravuze kandi itavuze. Icyo kintu kiri mu bintu bigiye gutuma Imana yorurutse, aribwo buryo yambwiye ngo intebe za beshi bazikuweho. Irambwira ngo ibyicaro bya bamwe bishyizwe ku isoko. Ubu tuvugana rero intebe z'abapasiteri ziri ku isoko, ubundi hari abandi bagiye kuzicaraho. Bivugiye hano imbere ya kamera, kandi n'abari abavuyeho Imana yarabimbwiye. Irambwira ngo aba bayobozi bose ureba, irabanyereka abashumba n'abapasiteri mbona bose bavuyeho. Yabimbwiye ari mu kwezi kwa 9 2020. Imana niho yambwiye ngo ubuyobozi bwa ADEPR irabuhinduye kubera ko ibyo yabatumye atari byo bakoze. Ubwo rero naba yashyizeho aho kugira ngo bahindure ibintu bakora iby'Imana ishaka yuko n'ubundi bakora, ahubwo ngo bari kunyuranya nayo. Hari ibyaha bihishwe mu mitima y'abantu Imana ireba. Buriya nge shobora kuba ndahangaha wenda abayobozi bambabare, nge nubaha itorero ryanjye n'abayobozi banjye ndabubaha, ariko nanone njya nkunda kubivuga. Hari ijambo natinye muri Bibiliya cyane cyane cyane, ijambo riri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice byaho ni 7 umurongo wa 22 na 23. Biravuga ngo benshi kuri uwo munsi bazambaza bati mwami mwami, nitwahanuraga mu izina ryawe, nitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Ngo nibwo nzaberurira nini mwumve imbere mwankosi z'ibimwe ntabwo nigeze mbamenya. Riya jambo rinera ubwoba, niyo mpamvu nashobora kuzana ngo ngewe ngo ndi guhimba ibintu Imana itambwiye. Imana yanyohereje hano kugira ngo mbwire abayobozi b'itorero nibadahinduka ngo bareke inzira zabo zigoramye, Imana irebe gukiranuka kwabo. Iramanutse ishyizemo ikinyuranyo hagati yabo nayo. Ubu ni ubutumwa kuko ari ubutumwa bwawe kandi wabutambukije, sinza kuvugaho byinshi, ariko ari n'ubutumwa nk'uko wabingaragarije wahawe ku nzego z'ubuyobozi bwite bwa leta. Ubwo bumeze gute? Okay, murakoze cyane. Ubutumwa Imana yagiye ima buratandukanye. Hari ubutumwa bw'inzego za leta bwite, hari n'ubutumwa bw'abacuruzi. Ariko turavuga ku butumwa bw'inzego za leta. Imana yanyeretse hari abantu yahaye umwanya mu buyobozi bwa leta, kandi
guhera ku nzego zo hejuru ukageza hasi. Imana irambwira ngo aba bantu yabahaye akazi kubera yuko bayitakiye, baranayisaba bati Imana nutugirira neza natwe tuzakubaha, tuzubahisha izina ryawe, tuzagukorera. Noneho Imana irabyumva, ibaha akazi kabahemba amafaranga bakabaho neza. Noneho bamaze kubona akazi, Imana irambwira ngo dore muri abo ngabo bamwe nibo bari gusambana, bamwe nibo bari kugambanira bagenzi babo, bamwe nibo bari gukora ibyangwa n'amaso y'Imana. Mbese irambwira ngo bamwe nibo bari kwinjira mu byaha by'indengakamere bibabaje Imana. Imana irambwira ngo ishyizemo ikinyuranyo, intebe zirahindutse. Ubu si igitangaza, ugiye kujya wumva, ugiye kujya utega amatwi kuri radiyo, nujya kumva wumve ngo minisitiri runaka n'ubundi byagenze gutya. Nibwo rugero Imana yampaye. Irambwira ngo bamugiye kujya wumva bakuwe ku ntebe bari bariho, ahubwo mu kigwi cyo kuvanwaho bamwe banafungwe kubera ibyaha byabo bagiye bakora, mbese bagasuzugura Imana bakanayisuzuguza, bibagiwe aho yabakuye muri cya cyaro kibi kigayitse ikabicaza ku ntebe z'icyubahiro. Imana rero ironga rirambwira ngo kandi umuyaga uratambutse, umuyaga uratambutse mu itorero, uratambutse mu gihugu. Ninsobanura uyu muyaga, iyo nkubi y'umuyaga ni inkoni y'Imana igiye kunyura mu itorero, ikanyura no mu gihugu, mu bayobozi ba leta bwite. Kandi Imana irongera irambwira ngo uretse no mu itorero rya ADEPR, irambwira ngo no mu yandi madini, kubera ibyangwa n'amaso y'Imana, abenshi bari kugenda bakora bakifashisha ijambo ry'Imana, bakagenda mu nzira wabareba ukabona ni abakozi b'Imana, ariko abenshi bari kubeshya. Imana irambwira ngo ije kwerekana ukuri k'umuntu wese, kandi irambwira ngo ntabwo izabyihanganira, kuko ibyaha by'Abanyarwanda bimaze gukabya, bimaze kuba byinshi cyane. Nibwo buryo Imana yamaye n'ubutumwa bw'abacuruzi. Imana inyereka abacuruzi bo mu rwego rwo hejuru, aba bacuruzi bakomeye cyane bo hejuru. Ngiye kubona mbona bamwe muri abo bacuruzi byabo biratezwa icyamunara. Ngiye kubona mbona bamwe bari barabaye ibyamamare mu bucuruzi bakomeye, mbona baramanutse. Imana irambwira ngo hari abantu bari bafite imitungo Imana igiye gucisha bugufi kugira ngo bamenye neza yuko byose ari Imana ibikora. Nibwo buryo rero Imana ishaka yuko abantu bayumviye rwose bagahindukira, Imana yakwigarura kuko ni inyembabazi. Ariko ikibazo icyo ngicyo nakibajije Imana, nayibaza ni none se Mana, aba bantu bigaruye ntabwo wababarira? Imana irambwira tumva, nubwo ngutumye kubivuga kuri kamera, si wowe wa mbere, suri n'uwa kabiri, suri n'uwa gatatu, suri n'uwa kane, suri n'uwa gatanu. Irambwira ngo hari n'abandi bakozi b'Imana Imana yagiye ihereza ubwo butumwa bakabutambutsa, ariko ngo bamara kubwumva nibabiha agaciro. Imana irambwira ngo nicyo gituma Imana itazaceceka. Hari ijambo yampaye ngira ngo dusome mu gitabo. Uvuga ijambo nko ku bacuruzi ko ubutumwa uri gutambutsa, abacuruzi bo bakoze iki? Abacuruzi rero, Imana yanyeretse filime y'abacuruzi bakomeye cyane, inyereka bamwe mu bantu bavuka ahantu rwose mu giturage bavuye mu bukene, Imana yagiye izamura ikabashyira hejuru. Ariko inyeretse ibyaha biri gukorwa, inyereka bamwe bagiye bagirana amasezerano n'imbaraga z'abadayimoni. Bamwe bakagenda bakiyambaza abapfumu kugira ngo n'ubundi bandika amateka mu ikaritsiye, usanga wenda umuntu niwe uvugwa ati njyewe ndakomeye. Mbese mu yandi magambo hari imbaraga bagiye bajya kurahura kwa Satani, bamwe bakagirana amasezerano na Satani n'abadayimoni, barangiza bakibagirwa iby'Imana yagiye ivugana nabo n'iby'Imana yabakoreye n'uburyo Imana yabagiriye neza ari abakene. Imana inyereka ibyaha bya bamwe, inyereka bamwe mu bacuruzi, bamwe bakora ibyaha by'ubusambanyi, bamwe bakabikora bifashishije ya mafaranga bafite. Imana inyereka bamwe yagiriye neza ari abarokore bakijijwe, bamaze kubona amafaranga iby'ikirokore babivamo, baragenda bishaya mu byaha.
Imana irambwiye ngo ibyo nibyo bitumye Imana imanukira abantu, kandi Imana irambwira ngo imanuwe no guconga ubwibone bwa bamwe, cyangwa se imanuwe no gukuraho ubwibone bwa bamwe, reka mbivuge gutyo, kuko Imana yarambwiye ngo abantu benshi babaye abibone imbere y'Imana. Imana irambwira ngo nubwo watumbagira ukagera hejuru, ngo nzababwire yuko Imana ari ifite ijambo rya nyuma ku muntu wese, uwo waba uri we wese. Irambwira ngo igikenewe nuko wakubaha Imana, ukamenya yuko ari yo yaremye ijuru n'isi, kandi ibintu byose biri mu butware bwayo. Ngaho urakomeza n'ijambo ugiye gusoma. Okay, murakoze cyane. Ni ijambo nari nanarikomojeho, ariko ni ijambo dusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Amose. Nari narivuzeho Amose, igice cyaho ni icya 2 umurongo wa 4. Haranditswe ngo Uwiteka aravuga ati, ibicumuro 3 bya Yuda ndetse 4 bizanera kutabakuraho igihano, kuko banze amategeko y'Uwiteka nibakomeze amategeko ye, kandi ibinyoma byabo byabateye kuyoba, ari byo basekuruza bakurikizaga. Imana itugire neza cyane. Aha ngaha iri jambo riratubwiye ngo Uwiteka aravuga ati, ibicumuro 3 bya Yuda ndetse 4 bizanera kutabakuraho igihano. Ni ukuvuga ngo Yuda ntabwo ari uri kubwirwa ubu butumwa, ahubwo ni twebwe abo mu rubyaro rwa Yuda. Ubundi kera itorero rya Kristo, umuntu wese wo mu Kristo bakundaga kumwita umuyuda. Rimwe na rimwe no mu mvugo y'abanyamasengesho bajya bavuga ngo turi abayuda. Ubwo rero Yuda yaje gukora ibicumuro, aza gucumura ku Mana ibicumuro ngo 3 ngo ndetse 4. Ibyo bicumuro Uwiteka aravuga ngo nibyo bigiye gutuma atamukuraho imbabazi, ngo kuko ngo Yuda yirengagije amategeko y'Imana, agendera mu byaha nk'uko basekuruza babigenderagamo. Imana itubabareye cyane. Bityo rero nk'uko twabivugaga, ubu butumwa icyo nasaba abantu bazumva ubu butumwa bubareba, nuko ukwiriye kureba ukavuga ngo mbese magaze gute. Burya ikintu cya mbere njya nkunda kubibwira abantu, aha turi hahoze abandi, natwe tuzavaza abandi. Burya Bibiliya ibivuga neza ngo ingoma nihoraho, ngo n'ibihe birahinduka. Burya ibyo tubona muri iyi si bikwiriye kutwigisha, ukamenya ngo mbese niba aba bantu batarubashye Imana bakishora mu byaha, buno bahagaze bate? Buno ibyabo bimeze bite? Kubaho Uwiteka bijya bidutera kurama, bikaduhesha n'amahoro. Burya wubashye Imana, hari mwene data mu muryango yubashye Imana, twigeze kuganira, arambwira ati yo naza kubaha Imana mu gihe abantu bakoze ibyaha, nanjye nkishora mu byaha, buno nanjye ahanjye haba haribagiranye. Ariko arambwira ati nge nubashye Imana, ndetse n'ibyabaye mu gihugu cy'u Rwanda byose Imana yarabimbwiye. Ati ibyo byaneye kwirinda bituma nubaha Imana. Atari ko reba benshi mu bagiye bakora ibyaha nta n'umwe ukibuka, bose baribagiranye. None arambwira ati burya gukiranukira Imana, gukiranukira imbere y'Imana ni byiza. Burya abantu benshi dusanga bari kurira ngo ibihe ngo biragoye, ngo ibiribwa ngo byazamuye ibiciro. Uko byazamura ibiciro kose, iyo wubaha Imana, Imana ikwitaho. Uko ibihe byakomera kose, Imana irabitegeka. Uko amakuba yaba menshi kose, Imana irayategeka. Ikintu kimwe Imana ishaka ku bantu bayo nuko bayubaha, bagakiranuka, bakagendana n'Imana bakora ibyo ishaka, nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira hariya mu gitabo cya Yobu igice cya 36 umurongo waho wa 12. Hari ijambo ritubwira ngo niba yumvira bakayikorera, ngo bazamara iminsi yabo baguwe neza, ngo bazamara n'imyaka yabo bari mu byishimo, ngo ariko nibatumvira bazarimbuzwa inkota, ngo kandi bazapfa ari nta bwenge bafite. Ngo ndetse ngo abatubaha Imana, ngo mu mitima yabo ngo bibikira uburakari, ngo niyibaboshye ngo nibarushya batabaza, ngo bapfa bakenyutse, ngo kandi n'ubugingo bwabo buhererera mu banduye. Imana idufashe rero twige kubaha Imana. Bene data baneze amatwi kuri iyi kamera, bazankurikirana kuri iki kinyamakuru,
rwose Imana izabafashe, icyo Imana ishaka nuko mwahindukira, Imana ikabishimira, Imana ibaha umugisha. Reka dusoze ikiganiro muri ubu buryo. Nawe urabizi ko hari abahanuzi bavuga ibijyanye n'ubuhanuzi ariko utari ukuri. Ndashaka ko uduha gahunda igihe tuzakorera ikiganiro dusubiza amaso inyuma tuvuga ngo wa mukozi w'Imana, wa muhanuzi, ibyo yahanuye cya gihe dore uko byagenze, kugira ngo n'abantu tubararike tubabwire ngo mu gihe iki n'iki tuzakora ikiganiro dusubiza amaso inyuma tureba ese ibyo wa muhanuzi yavuze mu buhanuzi bwe byarabaye, kugira ngo abantu barusheho kumva ukuri kw'ibyo uri kuvuga. Okay, ni byiza cyane. Burya iyi Imana ahanini itumye umuntu ikunda kumuha n'ibimenyetso. Iyo ari Imana yavuganye n'umuntu atari ibyo umuntu yivugira ubwe, Imana imuha n'ibimenyetso. Kimwe mu bimenyetso kindi Imana yambwiye, Imana yarambwiye ngo bamwe mu bantu uzi bakomeye muri iki gihugu cy'u Rwanda, bakomeye muri iki gihugu cy'u Rwanda, bamwe b'ibyamamare. Buriya iyo tuvuze ibyamamare hari abantu usanga koko ari ibyamamare, ugasanga wenda muri sosiyete runaka, wenda ndatanga nk'urugero nko mu bintu by'amafilime, urabona nka Ndimbati, Papa Sava, aba bantu ni ibyamamare, wabivuga ntiyababeshya. Imana yarambwiye ngo umwaka utari washira, umwaka utari wagira ute, utari washira. Imana yarambwiye ngo bamwe mu byamamare, mu bantu b'ibyamamare, yanyeretse abantu babiri. Ngiye kubona mbona abo bantu babiri bapfuye bitunguranye, ngiye kubona mbona ibyabo birarangiye. Irambwira ngo ntabwo yakubwiye amazina, naho yayambwira ntaho nayavuga. Aragira ngo wenda abuvuze abantu bumve ko watanga urugero rw'ibyamamare wenda atari buvuze. Oya, abo bo ntabwo ari bo, ni nk'urugero nanze, kuko bari abagabo nabo ni ibyamamare ariko ni urugero ngewe nanze. Yanyeretse abantu babiri, ngiye kubona mbona n'ubundi bapfuye urupfu rutunguranye. Imana irambwira ngo icyo ni ikimenyetso cya mbere. Kandi Imana yo mu ijuru irambwira ngo hari ibintu byinshi cyane, hari abahanuzi benshi cyane bagiye kujya batambutsa ubutumwa burimo n'ibimenyetso bifatika bigaragara ku buryo kuri akwezi kwa gatatu k'umwaka wa 2024 ngo abantu bazaba bari kuvuga bati rwose ibi bintu uyu muntu yavuze turabyemeye, turabibonye, rwose turabyiboneye. Ubundi cyane cyane kuri akwezi kwa gatatu kuzaba kwerekana ukuri no kutari ukuri. Mu mpera z'ukwezi kwa gatatu mu matariki 25 bararikiye ko nzashaka uyu muvugabutumwa, uyu muhanuzi, tugakora ikiganiro tureba ibyabaye guhera muri kwezi kwa 10 kwa 2023 kugera mu kwezi kwa gatatu guhera kwa 2024. Yego, urakoze kadusoza ikiganiro. Murakoze cyane. Ubutumwa busoza mu gusoza ikiganiro no gusenga. Yego. Mana turagushimye, n'izina rya Yesu habwa icyubahiro, kuko uri Imana igira neza. Niyo washimye yuko dutambutsa iki kiganiro tuvuga ibyo waduhaye kuvuga. Uwiteka Mana yacu, abantu bawe bakumviye bagubwa neza, abantu bawe bakumviye babona amahoro, abantu bawe bakumviye Mana nukuri wabereka imbabazi zawe. Niyo mpamvu tumaze gutambutsa ubu butumwa waduhaye gutambutsa imbere ya kamera, turasengera abanyarwanda muri rusange kugira ngo ukomeze kubitaho, kandi ugere mu nzego z'ubuyobozi bwite bwa leta, ugere mu nzego z'itorero, ugere mu madini atandukanye nk'uko wabimbwiye, ugere mu bacuruzi, abantu bafite imishinga bakora nk'uko wabimbwiye, abo wagiriye neza bakaba bibagiwe ineza wabagiriye. Uhereye none Mwami Imana Nyiringabo, ugere ku mitima yabo kubw'ubu butumwa. Kandi Uwiteka Imana ishobora byose, nukuri icyo tuzi nuko uri Imana ijya yigarura, abantu bawe bakugarukiye wabagarukira. Ariko nanone Mwami Imana Nyiringabo, mu bimenyetso utanze niyo wabagarukira haboneka ikimenyetso cy'uko Mwami Imana Nyiringabo wurukanye imbabazi zawe kandi wahinduye icyo wari wagambiriye. Reka rero imbabazi zawe zigere ku banyarwanda muri rusange, uhereye ku buyobozi
bwa leta mu nzego zo hejuru ukageza ku nzego zo hasi. Turasenze kugira ngo aho hose ukomeze wigaragaze, kuko turi muri iyi si dufite abatuyobora mu buryo bwa leta, tukagira abatuyobora mu buryo bw'itorero, kandi ijambo riravuga ngo nta buyobozi butashyizweho nawe. Mana, ni ukuri turasenze, nubwo abo bose batuyobora, ariko ni wowe muyobozi mukuru, ni wowe mutware utwara abatware, ni wowe mwami w'abami. Turasenze kugira ngo umwuka wawe wera agende ku bayobozi b'itorero, agende ku bayobozi ba leta, abigishe, abayobore muri byose. Kandi uhereye none turasengera igihugu cyacu kugira ngo ugihe amahoro n'umutekano, byose ubikore kubw'imbabazi zawe. Tubisabye twizeye ko ubikoreye kwiyubahisha mu izina rya Yesu, amen, amen.